Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje bene data, abo tubana mu bihe byiza byo gusenga, aho muherereye hose. Yesu ashimwe, Imana ibarebe neza, Imana ibishimire. Mubone Imana uyu munsi ndetse no muri weekend tugiyemo. Imana izagusetse, Imana izakunezeze, Imana izaguhuze n'igitangaza cyawe, Imana izakugirire neza. Dushimiye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, dushimiye intwari ku rugamba, dushimiye Imana yuzuye urukundo n'imbabazi no gukiranuka, dushimiye Imana ikora imirimo n'ibitangaza, dushimiye Imana itwagura, dushimiye Imana itugarukaho umunsi ku munsi, dushimiye Imana igira neza. Imana ihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo nyemerera uzamura icyubahiro cy'Imana muri wowe, wumva ushimye Imana, wumva unezejwe n'Imana, wumve muri wowe ufite ingamba nziza zo gushima Imana, ufite ingamba nziza zo kuyikorera, ufite ingamba nziza zo gukora ibyo gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Aka kamwanya nyemerera uyihereze icyubahiro, ntugasohoke mu cyumba cy'inzu yawe utabanje gukubita ivi ngo ubwire Imana ngo Mana urakoze, Mana warakoze, Mana urahambaye, Mana uratangaje, Mana iby'imirimo y'amaboko yawe ntibirondoreka ku buzima bwanjye. Ujye ushima Imana uko biri kose, situwasiyo urimo yose, ujye uhereza Imana icyubahiro, kuko wowe uri umugambi w'Imana kandi uriho ku bwayo. Imana rero ishimwe. Niyo mpamvu ibyo Imana yakoze, uburyo yakurwaniriye, ntabwo wabirondora ngo ubishobore, ahubwo Imana ihabwa icyubahiro. Rero turi muri ya teme yacu, turi gusoza iki cyumweru twaganiriye kuri teme yacu ivuga ngo ntukavuge ko uri umukristo kandi utagira ukuri. Twasanze ko umuntu iyo atafite ukuri aba afite ibintu bimuranga bitandukanye. Ikintu cya mbere, iyo udafite ukuri uba wuzuye ibinyoma, ikindi uba uri indyarya. Ibyo bintu uko ari bibiri biba ari ibintu bikuranga cyane, ibinyoma n'uburyarya. Nta kuri rero uba ugira, kandi iyo ufite ibinyoma bikuzanira inzangano, bigagukururira no mu bwicanyi, ukifuriza umuntu ko yapfa kubera kwicara ubeshyera abantu. Iyo ubeshyera n'abantu, iyo uri kubeshyera umuntu rero ntabwo umwifuriza kubaho, uba wumva yanapfa. Rero ijambo ry'Imana ryaduhuguye kenshi kenshi kenshi, ritwereka ko n'Imana itajya yishimira abanyabinyoma. Niyo mpamvu rero wowe icyo ngushishikariza ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ni ukumva umaramaje kubana n'Imana ugashaka Imana, ni ukumva umaramaje kuba umunyakuri, ni ukumva witandukanyije n'icyaha cyo kubeshya n'icyaha cy'uburyarya. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Nyemerera dukomeze dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ni ibice 15, umurongo wa 26. Titire yanditse ngo uko ab'isi banga Yesu kandi bakanga nabi. Yesu Kristo yari ari kubwira intumwa ze, arababwira ati ab'isi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Akomeza avuga byinshi cyane, ababwira byose ko umugaragu ataruta shebuja. Arababwira rwose, ababwira yuko ibyo byose nibabibona bazabone ko nta kidasanzwe. Hanyuma ariko ageze ku murongo wa 26 aravuga ati umufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri Data, ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data, azampamya kandi namwe muzampamya, kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. Imana ishimwe cyane.
aha Yesu Kristo amaze kubona ko abigishwa be bazahura n'akaga, abantu bakabanga, yaravuze ati biranashoboka yuko abantu banamuka bakagwa, ariko Yesu Kristo abamara ubwoba, abamara igihunga, arababwira ati umufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri data, Imana ishimwe, ari we mwuka w'ukuri. Ni ukuvuga ngo umwuka w'ukuri ni umwuka utubashisha guhagarara no mu bihe bikomeye ukavuga ukuri. Ni umwuka uva ku Mana ubashisha umuntu uri mu kaga kuvuga ukuri. Umwuka rero w'ukuri uva ku Mana, umwuka w'ukuri uturuka ku Mana, umwuka w'ukuri ni wo wonyine iyo umuntu awumuhawe, iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, umwuka wera w'ukuri, umwuka w'ukuri uraza ukakubata, warangiza ugahinduka umunyakuri, ugahinduka umukristo w'ukuri. Imana ishimwe. Iyo rero utarakizwa ngo umaramaze wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ntabwo wakakira umwuka w'ukuri, ntabwo byashoboka. Niyo mpamvu bigusaba kuva mu byaha, biragusaba kuva mu karindagiza k'abadayimoni. Akarindagiza k'abadayimoni ni iki? Ni igihe umuntu avuga ngo ni umukristo ariko ugasanga yararindagiye, niwe munyabyaha ubeshyera abantu, niwe munyabyaha w'indyarya utagira ukuri muri we. Rero biragusaba kumaramaza, biragusaba rwose rekura icyaha cyo kubeshya, urekure icyaha cy'uburyarya, kuko ibyo byaha ni bibi cyane. Ni ibi byaha bimeze nk'ikibiriti wacana nko ku nzu ukayitwika ukayirangiza. Ni icyaha gitwika ubugingo, ni icyaha kigutwikira n'umubiri, ni icyaha kibi cyane, icyaha cyo kubeshya n'uburyarya. Ndagira ngo nkubwire ko utavuga ko uri umukristo kandi nta kurugira. Umuntu utagira ukuri ntabwo ari umukristo. Umuntu utagira ukuri aba atarameneka. Umuntu utagira ukuri nta ndangagaciro ihamya ko wakiriye Yesu Kristo, nta ndangagaciro ufite. Nimba wuzuye ibyaha byo kubeshya, icyaha cyo kubeshya narakubwiye ngo kizakuzanira urwango, kuko urwango uruza cya gihe watangiye kubeshyera umuntu, uratangira ukumva uramwanze, ndetse nawe hari igihe umucumuza akavuga ati uriya muntu anziza iki. Ikindi cyaha cy'uburyarya, kwiyoberanya ukigira nka dayimoni muriganya, mbese wigize uruvu. Iyo ugeze ahantu hari icyatsi wigira icyatsi, mbese ukariganya, ukagenda wigaragaza uko utari, ukishushisha n'uko udasa. Muri wowe wuzuye mbese kutagira ukuri. Umuntu wese yakubonye abura uko agufata, akavuga ati uriya muntu ni indyarya, atansiyo mumwitondere, uriya muntu ni indyarya, ibyo nta kuri kubamo. Urumva ko nawe nta fato ugira. Rero Yesu Kristo avuze neza, aravuze ati umufasha naza ku bamwizeye, uwo nzaboherereza ava ku Mana, kuri data, ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri data. Mwuka w'ukuri uva ku Mana. Nimba unamufite, ni ukuri umenye yuko uwo mwuka ufite w'ukuri uturuka kuri data. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Azampamya. Ntabwo ubasha guhamya Yesu Kristo iyo uri ahantu hose utinya kuvuga Yesu Kristo, kuko uzi yuko uri inyamabi, uzi yuko wowe ubwawe uri umunyabyaha w'umubeshyi. Mbese wowe urakabije, uri umubeshyi mu buryo bukomeye cyane. Ntabwo wabasha guhamya Imana kubera ibyaha byo kubeshya wirirwamo n'inzangano n'amatiku, kubera ibyaha byawe by'uburyarya. Rero ntabwo wabasha guhamya, ariko ngo umuntu ufite umwuka w'ukuri, umwuka w'ukuri ukomoka kuri data, abasha guhamya Imana. Kandi namwe muzampamya. Imana ishimwe. Natwe tugomba guhamya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu,
kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. Imana ishimwe. Twabanye n'Imana mu buryo butandukanye, wabanye n'Imana mu bihe byiza, wabanye n'Imana mu bihe by'akaga, Imana urayibona, wabanye n'Imana uhereye mbere na mbere, wari kumwe n'Imana. Nawe kuba uriho uyu munsi ni uko Imana yahabaye yabanye nawe. Imana ishimwe. Nababwiraga ngo mugire wikendi nziza, Imana ibanezeze. Shalom shalom. Ineza yawe ku mwana w'umuntu, ineza yawe